nagira ngo mu gihe turimo gusenga utaraha Yesu ubuzima bwawe uzamura ikiganza cyawe aho uri, aho wifuza guha Yesu ubuzima bwawe, aho utarakizwa. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. N'abadukurikira online yaba utaraha Yesu ubuzima bwanyu, reka mu gihe abandi barimo basaba imbaraga no kwezwa mu buryo buhoraho, abandi dusubiremo aya magambo. We wazamuye amaboko nawe udukurikira online, niba utaraha Yesu ubuzima bwawe ndagira ngo dufatanye gusubiramo aya magambo. Uvuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye, umbere umwami, umbere umukiza. Nizeye ko wapfuye kandi ukazuka kubw'ibyaha byanjye. Ndagushimira ko mbabariye, ndagushimira ko nyakiriye. Amazina yanjye akuwe mu gitabo cy'urubanza, yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze ko ntuhamagara amazina y'abera, nanjye nzumva izina ryanjye. Ndagushimira ko nyakiriye. Uyu munsi mbaye uwawe, umpa imbaraga zo kugendana nawe kuzageza ku iherezo. Urakoze data, amen. Turagusaba we wasubiyemo iryo sengesho kugira ngo uze gusigara ahangaha tuvugane gatoya. We warisubiye muri online watwandikira tukakubwira, tukakugira inama, tugafatanya nawe gusenga. Reka dusenge torero ry'Imana. Ufite iminsi hano ku isi, warakijijwe ntiwahita ujya mu ijuru. Twabonye ko abantu benshi bari muri Bibiliya bose basaga nk'abagenzi ba Gisiyoni, inyuma nta cyagaragaraga, ariko abantu ijuru rizi n'abafite ubuzima bwezwa umwanya ku wundi, n'abafite ubuzima budacumbikira icyaha. Ndagira ngo ufate akanya kagatoya wongere usabe Imana yawe imbabazi, ndetse uyisabe n'imbaraga. Uyisabe imbaraga zituma umuntu agera ku iherezo ry'urugendo adacogoye, atabivuyemo. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'ubuntu bwinshi, njyewe n'ubwoko bwawe tugarutse imbere yawe. Ijambo ryo ryatubwiye ko hari abantu ijuru rizi, ryatubwiye ko hari urufatiro rwanditseho abantu uzi. Turifuza kuba muri abo ngabo mwami, ntitwifuza kuba muri babandi ku munsi wa nyuma uzababwira ngo sinigeze kubamenya. Turifuza kuba mu bantu ijuru rizi, turifuza kuba mu bantu ijuru ryishimira. Turifuza ko nudusura igitondo n'umugoroba uzasanga umutima wacu ari umutima umenetse, ari umutima wihana, ari umutima wiyeza, ari umutima udashyira ibitambo mbere y'umutima umenetse. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, kugira ngo uhagurutse ishyanga hagati muri twebwe, uhagurutse abahungu bawe n'abakobwa bawe, uhagurutse ingabo zikiranuka, uhagurutse ingabo zimaramaje muri uru rugendo. Iby'isi yise ko ari ibisanzwe, utwibutse ko nabyo byazatuma tutakubona, maze utwambike imbaraga zo kubitsinda burundu. Uduhe umutima umenetse, uduhe umutima wihana by'ukuri, uduhe umutima uhindukiye. Suka imbaraga muri iri torero mwami, suka imbaraga muri iri teraniro, suka imbaraga ku babishaka bose. Abafite iyo nzara yo gukiranuka basukira imbaraga, ababyifuzaga ntibabibashe. Reka imbaraga zawe zijya zimanukira mu ijambo, zimanuke zibatandukanye n'icyaha cyose cyabizingiragaho vuba. Ziriya ngoyi zo gukiranirwa zijya zibaho umuntu, reka uyu mwanya zishwanyagurike mu izina rya Yesu. Ingoyi z'ubusambanyi, ingoyi z'ubusinzi, ingoyi z'ikinyoma, ingoyi z'ikibi cyose zicike ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bafite iyo nzara yo gukora ibyo ushaka. Reka uyu mwanya ahabwe imbaraga hejuru y'icyamutsindaga. Ururimi rwe nirugobotsoke, ntazongere kuvuga ikinyoma. Umutima we niwiharirwe nawe mwami, ntubicumbi ry'ibibi. Ndagushimira ko ujya ubikora kubw'ubuntu bwawe, ndagushimira ko ujya ubikora kubw'imbabazi zawe. Turakwizeye, twizeye imbaraga zawe, twizeye ubuntu bwawe. Erega turi abantu bawe, turi abantu wakoye amaraso, turi abantu byagusabye ko uva mu ijuru ukaza kudushaka. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyir'ingabo, kugira ngo aho utegura umugeni wawe hirya no hino, natwe tube muri abo ngabo. Kuri uyu musozi tube muri abo ngabo, tube muri abo ngabo bazajya ku ruhande rw'abashimwa. Tube muri abo ngabo ijuru rizi no muri none. Utwishimire, maze ibitambo turi bugutambire mwami biza ari ibitambo byishimiwe nawe, kuko bikomotse mu mutima umenetse. Byandike mu ndiba y'imitima yacu. Suka izo mbaraga zo gukiranuka mu buzima bwacu,
mu gatoya no mu kanini. Turakwizeye. Niba abantu buntu harimo ababishoboye, natwe twabibasha. Biracyashoboka ko umuntu yakiranuka muri iki kinyejana. Biracyashoboka ko umuntu yakiranuka muri iyi si yanduye. Biracyashoboka ko twatura mu isi ariko tutarabayo, tudafashwe nayo, turi abagenzi bagana i Siyoni. Urakoze Data, tuguhaye icyubahiro. Turakwizeye. Twizeye ko hari umurimo ukoze mu mitima yacu. Twizeye ko hari imbaraga zawe zimanukiye abahungu bawe n'abakobwa bawe. Twizeye ko hari abo bashishije. Twizeye ko hari ingoyi zo gukiranirwa ucagaguye ku buzima bwa benshi. Ngaho Mwami, gendana natwe dusubira mu macumbi yacu. Ineza yawe ikomeze kugaragara ku buzima bwacu. Uduhe kugenda dutsinda umunsi ku wundi. Iminsi dusigaje izaba iyo kugukorera no kukunezeza. Nudukebuka Mwami, usange turi abantu wishimira. Ndahesha umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bagize umwanya wo kuza kuba mu nzu yawe kugira ngo bumve icyo bashakaho. Bagirire neza, biyereke. Subiza gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, kandi ubambike imbaraga zo gutsinda iby'iyi si. Ubakingire imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Ubuzuze intwaro zo gukiranuka. Urakoze Papa, umugisha abakozi bawe bakoze imirimo itandukanye. Ubagire neza, wongere ubavomerere, ubuzuza amavuta yawe kugira ngo nabo bahore biteguye. Mwami, turakwereka gahunda ya nimugoroba, uyibanemo natwe. Erega urugo n'umushinga wawe n'ujya urwubaka bigakunda. Umuntu yabwirwa amateori, umuntu yabwirwa amapratike, ariko mutima Mwami utawuhindukije rwose, nukuri umuntu ntago yagira urwo wishimira. Turakwinginze kugira ngo umwuka wawe aze kubana natwe, aza kubana n'abakozi bawe batuganiriza, aze kubana n'imitima iguteza amatwi, kandi utwubakire amago wishimira. Izina ridukingira imyambi yose ya Satani. Izina ridukingira ibikorwa byose by'abakozi be. Izina risumba amazina yose. Ntago dufite icyo twakwitura, ntago twagushima bihagije, ariko twemerere Mwami w'abami, iminsi dusigaje kubaho ikunezeze. Ubuzima bwacu bukubera igitambo wishimira. Buri segonda, buri munota bikubera igitambo wishimira. Mwami, twongeye kukwinginga kugira ngo wongere utwihishurire kurutaho. Umuntu yanezerwa ate muri uru rugendo atakumenye? Umuntu yatsinda iby'isi gute utamwihishuriye? Umuntu yakura hehe imbaraga zitsinda icyaha utamwimenyekanishije? Utamubereye bwa butunzi buruta ibindi byose. Utamubereye ya zahabu nka yindi babonye mu murima, umuntu bikamutera kujya kugurisha ibyo yari atunze byose kugira ngo agure ubwo butunzi butagira akagero. Ndakwinginze muri iki gitondo ngo wongere utwihishurire. Unyihishurire njyewe n'ubwoko bwawe Mwami. Ntidusohoke hano hantu nk'uko twahinjiye. Wongere utubwire ibyawe. Wongere ukore ku maso yacu kugira ngo tukumenye. Ukore ku matwi yacu kugira ngo twumve ijwi ryawe. Ukore ku mitima yacu kugira ngo tubashe kwakira icyo tubwira, kugira ngo imitima yacu ihindukire imbere yawe Mwami. Uburiganya bwa Satani ni bwinshi, ibibengerana n'ibirabagirana ni byinshi, birimo binaniza abagenzi mu rugendo hagati, bakitiranya ibyawe n'ibindi byose. Mwami, ndakwingize kugira ngo wongere ukore ku mitima yacu, kugira ngo mu mitima yacu ubone mu mwanya w'agaciro kuruta ibindi bintu byose, kugira ngo utwiharire Mwami w'abami, utwiharire mukunzi mwiza. Twemerere kuri iki gicaniro usuka imbaraga zawe, imbaraga zikuraho igitwikiriza umwanzi Satani atwikiriza ubwenge, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utarasira abantu. Reka gicagagurikire mu mbaraga zawe, maze icyo uvuga tucyumve, icyo ushaka tukimenye. Duhabwe imbaraga zo kukumvira no kukubaha kuzagera ku iherezo ry'urugendo, maze igihe uzahamagara amazina y'abera, natwe tuzumva amazina yacu. Tutazirukira ubusa Mwami, tutazateranira ubusa, tutazakora imirimo irangirira ahangaha. Ndakwinginze ngo wirongere abahungu n'abakobwa bamaramaje kugukurikira, wirongere ingabo zimaramaje kuguha imitima yabo kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Mwuka wera, mwigisha mwiza, Mwuka wera, wowe wemeza umutima bigakunda, ngwino ukora umurimo hagati muri twebwe. Reka andi majwi yose acecekera imbere yawe, maze wivugire kandi wikorere. Nta magambo namwe nabona
yahindukiza umutima n'uyu n'umwe, ariko wowe ujya ubikora bigakunda. Umunyabyaha agahinduka umukiranutsi, ujya ubikora bigakunda. Twarakubonye uduhindukiza, twarakubonye udutabara, twarakubonye utubera uwa mbere. Ngwino wongere wibonera ingabo muri iri torero, muri iri teraniro. Ngwino wibonera ingabo hirya no hino iri jambo rizagera. Ngwino ugira buhagurutsa mu bukiranutsi. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagirire neza. Reka twicare mu kuboko kw'Imana. Amen. Haleluya. Muri amahoro, mugoye neza muri Kristo. Yesu abaho umugisha. Murabizi ko dufite gahunda ku mugoroba y'abashakanye. Niba waracikanywe utanamenye iyo gahunda, nawe ni karibu waza kureba Mama Teta mukavugana akakubwira iby'iyo gahunda. Ariko ubundi turahura mu kanya saa 7 zuzuye kuri Moria, hanyuma tuganire ibiganiro by'abashakanye. Aba ari umwanya mwiza, mu by'ukuri mwiza pe. Ndumva ujya undutira hari ibindi biganiro byose. Haleluya. Urugo ni umushinga w'Imana. Satani ararwanga ariko Imana irarukunda, kandi ni ukuri iyo rugarutse mu biganza by'Imana rubonekeramo ibyiza byinshi. Rero ndabasaba kugira ngo tuze kubahiriza igihe, tuze kuhaba tuganire. Abakozi b'Imana bari butuganirize bahageze, Pastor Desire na Madamu. Imana kandi bahumugisha, barakoze kubana natwe, basize imirimo, basize inshingano. Pastor Desire ni pasiteri, Madamu ni umuvugabutumwa, bose bafite imirimo bari kuba barimo, ariko ko baduhaye umwanya, Imana yo mu ijuru ibahera umugisha. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice 2 murongo wa 19. Ibice 2 murongo wa 19. Rwandiko rwa 2 cyangwa se rwandiko rwa Timoteyo rwa 2 nkuko bivugwa. Igice cya 2 murongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Haleluya. Turaganira ku magambo afite umutwe uvuga ngo dore abo ijuru rizi. Amen. Haleluya. Hari abantu ijuru rizi. Amen. Icyamukaba muri abo ngabo. Ushobora kwibaza ngo ese ubwo twese ntirituzi. Rishobora kutumenya muri rusange, ariko rijya rigira umwihariko wo kugira abandi bantu rimenya. Haleluya. Niryo rero jambo ritubwiye ngo ikimenyetso ngo kirahari, ngo kandi cyanditseho ngo Uwiteka azabe. Bakongera bakatubwira ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Reka dusome nanone mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 3 murongo wa 2 tugeze kuri 3. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 3 2 kugeza kuri 3. Haratubwira ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya, uyu ni Yohana Umubatiza bari kuvuga, ngo niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Amen. Haleluya. Ikintu gikurura Imana kudusanga, haleluya, ni ibingibi Yohana Umubatiza yari arimo kuvuga. Kristo yendaga kugaragazwa, yendaga kuza gukora umurimo we. Haleluya. Ijuru riritegereza risanga ikintu cyonyine cyatuma Kristo abona hakorera. Ni nako bikimeze na n'uyu munsi, ari uko abantu bihana ibyaha byabo. Muranyumva nshuti z'Imana. Haleluya. Yohana roherezwa kugira ngo ahinduke integuza, ariko ntiyaje ari integuza ivuga ati nimwubake insengero nini kuko abakizwa bagiye kuba benshi. Ntiyavuze ati nimwubake amashuri, ntiyavuze ngo mwubake ibitaro, kandi ibyo byose byari bikenewe.
Yesu ashimwe cyane. Nta nubwo yavuze ngo nimukarabe mwambare neza kuko hagiye kuza umwami ukomeye, ariko Yesu afite message imwe, aravuga ngo nimwihane muve mu byaha byanyu hanyuma mutunganyirize Uwiteka inzira. Haleluya. Na n'uyu munsi ikintu gishyiraho Imana inzira kudusanga no kwihana ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bisa nk'ibitagezweho, bisa nk'ibidakiryoheye amatwi y'abantu, ariko niyo nzira yonyine ihamagara Imana kudusanga. Muranyumva nshuti z'Imana? Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ntabwo bizari binaniye Imana kuba yakoresha ikindi kintu, kuba yatanga indi message. Mbiyuka ko abantu bose bahagurutswa n'Imana mu gihe runaka, bose hari ikintu Imana ishyira ku mitima yabo bagomba kuvuga cyangwa se bagomba gukora. Hagiye habaho n'abandi bahanuzi bagiye babanza mu gihe cya kera, ariko Yohani aza neza mbere yuko Kristo aza, ari nta kindi kintu avuga, avuga ngo nimwihane ibyaha byanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo ko iyo nzira na n'uyu munsi itari yasaza. Inzira itwerekeza Kristo ni ukwihana ibyaha mu kuri. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Yesu aza hehe? Yesu aza aho bihannye mu kuri. Nari mvuze ngo Yesu aza hehe? Aza aho bihannye mu kuri ko mu mutima, kutari ku munwa, kutari uko imihango y'inyuma, mu kuri ko mu mutima. Iyo umuntu yihannye, nubwo yaba yarakoze ibyaha bimeze bite, nubwo yaba yaramaze abantu, ariko iyo yihannye mu kuri ko mu mutima, Uwiteka arururuka akabana nawe. Nta bindi bitambo rero na bimwe twabona byakurura Imana bitari ukwihana. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Kwihana rero nubwo turi mu kinyejana cya 21 na n'uyu munsi biracyari valable, na n'uyu munsi biracyakora, biracyahamagara Imana ikururuka ikabana natwe. Icyampa umutima wawe ukemera kumenekera imbere y'Imana. Gukora icyaha cyangwa se gucumura birashyikira umuntu, ariko umutima utihana uteje akaga mu maso y'Imana. Imana yacu itugirire neza. Imihango y'idini inshuti z'Imana ntikadushuke, ibigaragara inyuma ntibikadushuke, kubera ko abantu bose bareba inyuma, twese tureba inyuma, ariko mu mutima hamenywa n'Imana. Kuko rero abantu benshi ari abareba inyuma, tugira tandasi cyangwa se duhengamira mu gutunganya ibyo abantu benshi bareba, ariko wibuke ko umuremyi wacu Uwiteka, umuremyi w'ijuru n'isi, ikintu cyonyine kiduhuza nawe ni ugutunganya iby'imbere mu mutima. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Imana ni yera, Imana irakiranuka. Ikintu cyonyine cyayihuza n'umunyabyaha nkanjye nawe ni ukwihana bivuye mu ndiba y'umutima. Muranyumva nshuti z'Imana? Cyamukanyumva. Haleluya. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 17. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 15 kugeza ku 17. Haravuga ngo ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, abariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, abariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zimwe na zimwe. Niko handitse? Mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso arucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarubanure ku butoni. Mumara iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya. Haleluya. Iriya nzira ya mbere duhuza na Kristo ni ukwihana by'ukuri, ariko ubuzima bw'umukristo wamaze kwihana by'ukuri akwiriye gutura kuba mu buzima bwezwa umunsi ku wundi, cyangwa se mvuga ngo umunota ku wundi. Haleluya. Bibiliya tubwiye ngo waduhamagaye ni uwera, natwe nitube abera mu ngeso zacu zose. Twinjiye mu gihe bisa nkaho dutorera utwaha n'ibyaha bimwe na bimwe, kubera kubana n'abantu benshi ibyaha byahindutse ubuzima buri normale. Wabona ukora dukeya mu two bakora ukumva ntacyo utwaye, ariko Bibiliya yambwiye ngo nitweze mu ngeso zacu zose. Vuga ngo zose. Kandi nihagira akakunanira bigutera agahinda mu mutima, ntuwihagarara ngo uvuge ngo ngewe ndumva ntacyo ntwaye. Uragitwaye kuko waduhamagaye ni uwera. Haleluya. Nubwo turi mu gihe cy'ubuntu, ubuzima bwo kwezwa ntabwo bwigeze buvaho. Uzahura n'inyigisho zikubwira ngo Kristo yarabirangije byose ku musaraba. Ni koko yarabirangije, ariko Bibiliya yambwira ngo utejejwe ntazabona Imana. Haleluya.
Imana yacu itugirire neza. Harongera hatubwira ku murongo wa 17 ngo Imana yacu ntirobanura ku butoni. Uyu munsi twafashe agahande kamwe k'Imana itarobanura ku butoni tugafata mu kugira neza. Nuvuga ngo iyo dutegereje neza y'Imana turavuga ngo Imana ntirobanura ku butoni, ubwo yagiriye neza kanaka nanjye izangirira neza. Nagira ngo mubwire n'akandi gace, Imana ntirobanura ku butoni no mu guhana. Haleluya. Ntabwo izatorera ngo ivuye ngo rutanse wavuze ubutumwa kenshi ngo none reka nkurobanure ku butoni wowe ngira umwihariko. Mu guhana no mu kugira neza hose ntabwo irobanura ku butoni. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana yo mu ijuru itugirira ubuntu, itureme mu mutima wihana. Haleluya. Oh haleluya. Ikizana Yesu ahantu ububyutse bw'ukuri buhera mu kwihana. Uyu munsi dufite imvugo ivuga ngo nabonye Imana. Ntabwo ari mbi, ariko akenshi tuyikoresha tuvuga ngo nabonye Imana kuko wabonye promotion mu kazi. Ntabwo ari bibi, twese abakora tuba tubishaka. Turavuga ngo nabonye Imana kuko nubatse inzu runaka, ukavuga ngo nabonye Imana kuko naguze indi modoka, nabonye Imana kuko yanyishyuriye amadeni, nabonye Imana kuko yankoreye ibi nibi. Ariko kubona Imana kukuri ni ukugira umutima utsindwa n'icyaha cyawe ukakihana, ugahindukira ugakurikira iyo Mana. Uko niko kubona Imana. Nibwo n'Imana ivuga ngo nabonye abantu. Imana yo mu ijuru tugenderere kandi tugirire ubuntu. Haleluya. Niba Imana yakugiriye neza ubwo uti rwose Imana yangiriye neza, nubwo wakoresha iramvugo ntacyo bitwaye, ariko reba mu mutima wawe. Kubona Imana ni iki? Ni ukugira imbaraga zitsinda icyaha. Haleluya. Muri iyi si yuzuye ibyaha, muri iyi si itanga avantage ku banyabyaha kuruta abakiranutsi, kubona Imana ni iki? Ni ukugira imbaraga zikura umuntu mu cyaha. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Iyi Mana ntabwo irobanura ku butoni mu kugira neza, ariko ntirobanura ku butoni no mu guhana. Umunsi umwe, niba ari igitondo niba ari ninjoro simbizi, nako hariya mu ijuru nta masaha, ntago baba ari imyaka n'amezi, ariko igihe kimwe tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Uzahagararayo nanjye nzahagararayo. Tuzahagararana y'iki? Imana yo mu ijuru dutabare. Haleluya. Ikintu kimwe cyonyine Imana idashobora kwirengagiza no umutima umenetse. Zaburi ya 51 murongo wa 18 kugeza kuri 19. Zaburi ya 51 murongo wa 18 kugeza kuri 19. Haravuga ngo nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye. Ntunezererwa ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima no umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Reka dusubiremo. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye. Ntunezererwa ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima no umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Haleluya. Ikintu cyonyine Imana itakuraho amaso, ikintu kiyinezeza, ikintu cyatuma itaca ku muntu ni umutima umenetse. Haleluya. Ibi bindi byose dukora ni ibitambo. Ubutumwa bwiza ndimo mvuga ni ibitambo. Za ndirimbo tuvuye kubyina ni ibitambo. Bana banjye Yesu ashimwe. Drama muvuye gukora ni ibitambo. Ariko Imana irabishaka byose hejuru y'umutima umenetse. Haleluya. Idini ritubwira iki? Ritubwira gutunganya ibitambo, kubiboneza, kuko nibyo bigaragara, nibyo bitwereka ko idini rikomeye, nibyo bitwereka ko idini rifite abayoboke benshi. Ariko Imana yambwiye ngo ikintu itazasuzugura, umuntu itakwima amaso, ni umuntu wenyine ufite umutima umenetse. Haleluya. Reka ibitambo dutanga nabyo ni byiza kandi bidufitiye akamaro. Yesu ashimwe. Ariko byose bishingire ku mutima umenetse. Ugira agahinda, umutima wawe nuturwamo n'icyaha. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ibi bitambo dutamba akenshi bigirira umumaro abandi bantu. Bishobora kuduha n'amazina yamamaye cyangwa amenyekana mu bantu. Ariko mwibuke ko turimo kuvuga ngo dore abantu ijuru rizi. Haleluya. Abantu ijuru rizi, abantu ijuru ritima amaso n'abafite umutima umenetse. Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Urufatiro rw'Imana ruracyariho. Ntabwo rwashaje, ntabwo rucuya, ntabwo rwexpiringa. Imana ifite abantu izi. Ese uri muri abo ngabo? Mbariza umuntu mwicaranye niba arimo.
ntabwo uzi ibyo mu mutima we, ntuzi n'imigambi ye, ariko byibuze akaramwibutsa ko akwiriye kuba mu bantu Imana izi. Apana abantu baziranye na pasiteri, apana abantu tuzwi hanze batuvuga amazina, apana ibyo byose nta kintu na kimwe bizatumarira. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditseho. Hari abantu bazwi mu ijuru. Ndifuza kuba muri abo ngabo. Ese nawe urifuza kubabamo? Haleluya. Ese uri muri abo bantu ijuru rizi? Ni abantu bihannye by'ukuri, ni abantu bafite ubuzima bwiyeza umunsi ku wundi. Ntago bategereza ko umuntu abatunga agatoki ngo babwire ngo mwakoze ibi n'ibi. Imitima yabo iramenetse, y'ikibi kibakomangiye bihana byihuse. Imana yo mu ijuru itugirira ubuntu. Haleluya. Wakwemera nawe ugatura muri ubu buzima bwo kwezwa mu buryo buhoraho, kugira ngo Imana ntizagire n'umunsi n'umwe ikwima amaso, kuko ngo umutima umenetse ntizawusuzugura, ntizawirengagiza. Dushobora kuzamura amasengesho twese turimo dusenga, Imana ikaba irimo ireba umuntu umwe. Muraryibuka rya sengesho ry'umukoresha w'ikoro na wa mufarisayo? Muraryibuka? Bose barasengaga kandi bari bahuriye mu rusengero nk'uko natwe twahahuriye. Umwe yari arimo kuvuga ibitambo, yari arimo kurata imirimo. Ngewe ndiyiriza kabiri mu cyumweru, ntanga icya 10 ntasibye, mfite imirimo igaragara nk'uko natwe tuyifite. Undi arimo asaba Imana n'umutima we wose, avuga Mana, sinari nkwiriye no kwegera ahera hawe, sinkwiriye rwose ungirira ubuntu. Isengesho ryumvikanye ni iryande? Ni iryo uwinjiye hanze bamwita umunyabyaha, ni iryo uwinjiye hanze bamwita utemewe. Nshuti z'Imana, umutima umenetse Imana ntizawima amaso. Reka iri teraniro ryacu Uwiteka natwerekezaho amaso, akubone nanjye mbone. Haleluya. Tutabarana umubare nka kubona nawe ukambona, ariko ijuru ntiritubone. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Imana idutabare. Amen. Twamaze gusoma hariya mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ko Uwiteka azabe. Ikintu kibabaje nuko hari abandi bantu bazabwirwa ngo ntago nigeze kubamenya, kandi bari bamwe muri twebwe, bari abantu tubana muri uru rugendo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo 21 no 23. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 7:21 no 23. Ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Mwibuke rya jambo twasomye hariya mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, hatubwiye ngo Uwiteka azabe. Ariko ahangaha dusomye hari abandi babwiwe ngo sinigeze kubamenya. Kandi abantu barimo babwirwa ngo sinigeze kubamenya bari abakozi b'Imana hanze. Mu yandi magambo bari abakristo kimwe natwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Muranyumva? Bari abantu baterana, bari abantu wenda bubahiriza iminsi y'Isabato, bari abantu baterana ku cyumweru kimwe natwe, kuko bakoraga n'imirimo y'Imana. Ariko niba ijuru rishobora kubwira abantu bamwe ngo mwebwe ndabazi, rikabwira abandi ngo nimugende sinigeze kubamenya, ese urumva wifuza kuba mu bahe? Urifuza kuba mu bahe? Mu bijuru rizi. Haleluya. Ikintu rero giteye agahinda nuko aba bantu twese iyo duteranye twebwe ubwacu tuzabasha kumenyana. Abijuru rizi n'abijuru rizabwira ngo nimugende sinigeze kubamenya, ku isura twese turasa. Itandukaniro ni mu mutima, kandi muri uwo mutima hazwi nawe n'Imana. Haleluya. Nta mujyanama w'umutima uzabona, ni wowe ubwawe n'umwuka w'Imana urimo kubwira uyu munsi. Wawemerera ukemera ugakingura umutima ukihana by'ukuri. Imana yo mu ijuru itugirira ubuntu. Ikindi kintu kibabaje giteye agahinda nuko abantu bazabwirwa ngo sinigeze kubamenya, bazabwirwa ku munsi wa nyuma batagifite amahirwe yo kugaruka kwihana. Nta mahirwe azaba gihari. Uyu munsi amahirwe arahari. Haleluya. Nubwo warakoze ibyaha, barakugize ruharwa, utemewe muri societe, ariko ubwo igihumeka uracyafite amahirwe yo kwihana. Ariko uriya munsi nta mahirwe yo kugaruka inyuma uzaba gihari. Haleluya. Abacu bapfuye tutabwiye ubutumwa bwiza, muri abo bamaze gupfa harimo abashimwe bagashyirwa ku ruhande bati nuko mugaragu mwiza wakoze ibyo gukiranuka. Hari abandi babwiwe aya magambo ngo sinigeze kubamenya. Abo bose bamaze kugenda nta mahirwe yo kugaruka kwihana bafite. Wowe nanjye uyu munsi duhumeka dufite amahirwe yo kwihana. Birashoboka ko umuntu yaba umukristo mwiza. Birashoboka muri iki kinyejana ko umuntu yaba umusore ukiranuka. Birashoboka ko umuntu yaba umugore ukiranuka. Birashoboka ko umuntu yaba umugabo ukiranuka. Ariko byose ubifite mu kiganza cyawe. Amahitamo na yawe.
Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Nari mvuze ngo aba bantu bose barasa, ubarebeye inyuma nta tandukaniro, bose bari mu mirimo. Twese turimo turatanga ibitambo imbere y'Imana, twese turimo turakora imirimo ishobora gushimwa n'abantu, turimo turakora imirimo ishobora no kugirira abantu umumaro. Ariko data ureba mu mitima azaba abukuri, abijuru rizi, azi n'abandi bantu ijuru ritazi. Imana yacu tugire neza. Iyo turebye ubuzima bwa Ananiya na Safira mu byakozwe n'intumwa igice cya 5, icyampa umwuka w'Imana akakuganiriza. Haleluya. Icyampa agakora ku mutima wawe uyu munsi ugafata ibyemezo byo guhindukira mu buryo bwa burundu. Amen. Ananiya na Safira bari mu bandi bizera. Igice cya 5 kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, aka kantu kavuze ngo umugore nawe abizi mwakumvise? Petero aramubaza ati, Ananiya niki gitumye, reka dusubiremo, hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe, ubyigenzeho? Niki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya byumvise atyo aragwa umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi, nuko abasore barahaguruka baramukubira, baramujyana baramuhamba. Hahise nk'amasaha 3 umugore warinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye nibyo. Petero aramusubiza ati, niki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Amen. Iyi nkuru iyo tuyisoma kubera ko bahise bapfa mu mubiri tuba twumva duteye ubwoba, ariko nagira ngo mbabwire ko akantu bazize uyu munsi ni akantu twita gatoya. Bakoze iki? Baribeshyeye. Reka tunakoroshye nkuko nyine natwe dusanzwe tukoroshye. Baribeshyeye, barabeshye, kandi bari abagenzi bagana mu ijuru, bari mu bizera, kuko bari bakoze igikorwa kinini cyane cyo kugurisha ibyabo bakazana ku birenge by'intumwa. Petero avuga ati, amafaranga muke afite yarayanyu, mwari mufite uburenganzira bwo kuvuga ngo itorero turifashishije aya ngaya tugiye kuyafashisha umuryango, nta cyaha cyari kuba kirimo, ariko bazize ikinyoma. Yesu ashimwe inshuti y'Imana. Haleluya. Nagira ngo ko ikinyoma cyicisha nk'uko ubusambanyi bwicisha, ikinyoma cyicisha nk'uko kwangana kwicisha. Hari umuntu unyumva? Haleluya. Nongere nkubwire ngo nabinyuma ubarebye bari abagenzi bagana Siyoni nk'abandi, ariko ikintu giteye agahinda nuko ntawagiriye undi nama. Haba umugore ngo yigire umugabo, haba umugabo ngo yigire umugore. Baragambanye bose biyemeza kubeshya umwuka wera, ngo umugabo abigenza atyo n'umugore nawe abizi. Ikinyoma bakibamo bamara umwanya kugeza igihe bagereye ku birenge by'intumwa batarihana. Abana b'Imana benshi agatima kihana kagenda kabavamo. Urakabeshya bikugwiririye kubw'ubwoba, muri ako kanya unongere wihane. Ni ikinyoma premedite, bagitekerejeho, baravuga ngo turaza kuvuga ibi. Barinda bagerayo, barinda batanga amafaranga, nta mutima wihana, kandi bari mu bizera. Bashobora kuba nabo bari barahawe no ku mwuka wera. Nshuti z'Imana, iri juru tujyamo rizagibwamo n'abakiranutsi. Haleluya. Icyaha isi nishaka ikite gitoya, mu idini tugitwikire tubwire ko ntacyo bitwaye, wagikora n'umurimo, ariko iri juru tujyamo rizagibwamo n'abantu bavuye mu byaha, abantu biyeza umunota ku wundi. Imana yo mu ijuru idutabare. Haleluya. Itugirire ubuntu. Babakobwa b'abapfafa dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 25. Reka wenda dusoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 3, dusome n'uwa 10, hanyuma wuze kwasoma hose. Haravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu,
abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyana amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Murongo wa 10, bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Impamvu niba kubabwira izi nkuru niki, nukugira ngo mbabwire ko murebeye aba bantu inyuma hatandukaniro mwamenya. Aba bakobwa, aba bapfapfa n'abanyabwenge bashobora kuba bari bambaye kimwe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Reka dukurikire. Uyu munsi babagereranya n'umugeni wa Kristo witeguye n'abandi batiteguye, ariko reka tubagira abakobwa nyabakobwa. Bashobora kuba baterana natwe, bashobora kuba bose barabaririmbye cyangwa barabavuga butumwa, bashobora kuba bose bari bambaye neza kandi bikwije. Ubarebeye inyuma bose barateranaga, bose bajyaga muri gahunda zose z'inyuma, ariko bamwe bari biteguye abandi batiteguye. Ese Kristo aramutse agarutse uyu munsi? Ese uramutse upfuye uyu munsi? Muranyumva nshuti z'Imana? Muranyumva ntari inyuma? Bose inyuma bagiraga gute? Barasaga. Imirimo yari imwe, bose bari mu bikorwa byo mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Umukwe ahinguka, abakurikiye abandi batiteguye. Muri ubu bwami bwa data, mu rusengero y'abahangaha y'abahandi, harimo abantu bakurikira abandi ariko bahisemo kudategura ubuzima bwabo. Insengero zatubereye adresse. Haleluya. Imirimo y'Imana imwe n'imwe irimo n'uburyohe kuyikora. Kuvuga ubutumwa bwiza biraryoshye. Yesu ashimwe cyane. Kuririmba biraryoshye, umuntu akanahumiriza kamera nk'uri mu mwuka. Ariko bamwe muri bo arabavuga ubutumwa n'abaririmba, twebwe twese, bamwe muri twebwe harimo abatiteguye. Imana yo mu ijuru idutabare. Haleluya. Ndifuza kugira ngo umenye aka kantu, kuko bose inyuma barasa. Abapasiteri bose baravuga Yesu, abavuga ubutumwa bose baravuga Yesu, abaririmba indirimbo nziza zitujyana mu mwuka bose baririmba indirimbo nziza. Twese turimo turakora ibikorwa bisa, ariko mu mutima wawe ese uriteguye? Ese witeguye ko igihe kimwe umukwe azaza? Ese kubyitegura hari ingeso zimwe byatumye ureka? Imana yacu idutabare. Haleluya. Ese Kristo agarutse wagiye kugura? Ese Kristo agarutse wagiye gusura fiance? Ese Kristo agarutse uri mubeshya ku isoko aho ucururiza? Ese Kristo agarutse waciye inyuma umugabo wawe? Ese Kristo agarutse yo wagiye muri misi ahantu kure uvuga ngo nta jisho ry'umuntu rindiho, reka nsambanire ibunaka? Ese Kristo agarutse bimeze gute? Ese uguyeyo? Ese Kristo agarutse wasaguye amafaranga y'abandi utashubije? Urimo wikenura ubishyira mu bwenge uvuga uti kameme n'ibintu byumvikana. Imana yo mu ijuru idutabare. Twese turasa inyuma ariko Uwiteka azabe. Ndakwifuriza ko wamubanjije urizi. Haleluya. Yuda intumwa ya Yesu yakoraga umurimo kimwe n'abandi, ndetse bari baranamwizeye bamubitsa kese. Bamubitsa iki? Agasanduku k'amafaranga. Nukuvuga ngo birashoboka ko inyuma yagaragara nk'umwizerwa. Murabizi kundi tuzi kuvuga neza. Tuzi kuvuga neza kubera ko tutareba mu mitima. Umuntu yavuga neza ukavuga uti niwe muntu. Yuda nawe yarari mu bandi, yarari mu bigishwa bagomba gusigarizwa umurimo bazakomeza kuvuga natwe ukatugeraho. Inyuma bose basaga nk'abandi, inyuma bose bakurikiraga Yesu, aho yararaga niho bararaga. Iyi mirimo yitwa ibitambo ntidushoke inshuti z'Imana. Rwanda ku mutima wawe, urwaneho. Niwinjirwa muri ikintu kibi ubwira Imana uti Imana yo mu ijuru ntabara, umutima wanjye uri mu bubi. Kwibaho gatoya byamugejeje kugeza ahagambana. Hari ahantu nimwe nagiye kuvuga ubutumwa bwiza, sura ikivuga. Haleluya. Iyo twagiye kuvuga ubutumwa bwiza, abavuga butumwa hariho aha insengero bashobora kubaha envelope kuko mwavuze ubutumwa bwiza, bareka mukozi w'Imana tubahesha umugisha muri ubwo buryo. Ariko niba umuvuga ubutumwa ntuzagende kubera envelope. Hariho n'abakwepa insengero ziciriritse akavuga ati reka nzajye muri rukomeye nibo bazampa envelope nini. Abo ngabo nabo bafite ibihembo byabo. Hanyuma ntashye envelope sinigeze ndeba amafaranga arimo, naragiye nyishyira kuko hari ibikorwa njya nkoresha mwe nayo mafaranga. Hanyuma ndimo senga umukwe w'Imana arambwira ngo wa mu protocol bamuhaye aya mafaranga ya naya, hanyuma mwe arayabika, hanyuma guhaya. Pasiteri watanze envelope ntazamenya envelope umvuga butumwa yajyanye ko ntazaguhamagara ngo baguhaye angahe.
twese inyuma tugize gute? Turasa. Twese turi mu murimo w'Imana, twese turimo turakora ibikorwa, ariko umutima wawe ese uriteguye? Ese Kristo agarutse uyu munsi? Muranyumva nshuti z'Imana? Umutima wawe nta muntu uzawukugira inama, kuko sinzi ibiwurimo, ntuzi ibiri mu wanjye, ariko wowe uzi ukuri. Uwo muprotokora azi ukuri, arabizi ko yibye, kandi arabizi ko yegereye abashumba, arabizi ko ari hafi. Ntabwo ari hano, ni muhumure. Naho handi nayo nagiye. Imana yo mu ijuru idutabare. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa, ndangirize kuri iki ngiki. Igice cya 8 umurongo wa 18 kugeza ku 23. Turahabona umugabo witwa Simoni. Byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 18 tugeze ku 23. Twahageze dusome byakozwe n'intumwa igice cya 8 18 kugeza kuri 23. Ngo ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza, arazibwira ati nanjye ni mumpe ubwo bubasha ngo nzarambikaho ibiganza ahabwa umwuka wera. Petero aramubwira ati pfana ifeza yawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Petero aramubwira ati pfana ifeza zawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. 21. Nta mugabane habe n'urutsabe ufite muri byo, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usaba umwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe. Ndakureba uri mu birura no mu ngoyi zo gukiranirwa. Uyu Simoni yari umukonikoni, yari afite impano mbere zo guhanura ibintu, zo gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Bukeye nawe arakizwa mu bakizwaga. Ashobora kuba yarakijijwe kuko byasaga nkaho bigezweho, byari birimo wenda bimutesha n'icyashara. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko akizwa hari ingoyi imbi z'ububi zigifashe ubuzima bwe. Ngo abonye abigishwa barimo barambika abantu ibiganza, hanyuma umwuka wera akabamanukira, imbaraga z'Imana zigakora. Nawe aravuga ati reka iyi mpano nanjye nyigure. Azana amafaranga, azanira abakozi b'Imana ba Petero, abazana amafaranga kugira ngo agure iyo mpano. Petero aramubwira ati pfana ifeza zawe, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Uwari kubona Simoni atera intambwe aza kwihana, uwari kubona Simoni yataye iby'ubukoniko nasanzwemo, yari bugire ngo Simoni yihannye by'ukuri. Sibyo nshuti z'Imana? Muranyumva bwoko bw'Imana? Inyuma Simoni yari yihannye, ariko umutima wa Simoni ntabwo yari yawurekuriye Imana. Haleluya. Nibi ngibi arimo avuga ati musabira Imana imbabazi, arimo aratinya igihano, si umutima wihannye. Aratinya ko nibamuvugaho ibintu ibi bamuvuzeho biri bumubeho. Imana yo mu ijuru dutabare. Haleluya. Petero aramureba avuga ngo ndakureba uri mu birura no mu ngoyi zo gukiranirwa. Reka uyu munsi ubuntu bw'Imana butumanukire hano hantu. Wowe wifuza gukora ibyo gukiranuka bikanga, umwuka w'Imana kumanukire, ingoyi zo gukiranirwa zikuveho. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hari igihe umuntu koko yifuza gukora icyiza, ariko kubera ko yamaze imyaka myinshi yizengurutsa yikurunga mu byaha, ako kagozi kakanga gucika. Ariko umwuka w'Imana urahari. Haleluya. Yesu yaravuze ngo bafite inyota nibaze. Niba ufite inyota koko yo kuva mu byaha, imbaraga z'Imana zirakubashisha. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Yesu uri mu bantu ijuru rizi. Darabo rizi n'abangaba, n'abantu bihana by'ukuri. Darabo rizi n'abangaba, n'abantu biyeza umunsi ku wundi. Darabo rizi n'abangaba, n'abaretse ibihendo n'ibihembo isi itanga bagategereza ikijuru ritanga. Haleluya. Dore ab'ijuru rizi n'abahora biteguye. Ese Kristo agarutse nona yasanga uhagaze uti? Umushumba we ntabwo abizi, umugabo we ntabwo abizi, umugore we ntabwo abizi, abo mubana mu nzu ntabwo babizi, abo muvuga ubutumwa ntabwo babizi, ariko wowe uzikiri mu mutima wawe. Muhaguruke dusenga Imana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Haleluya. Umwami Imana atahe mu buzima bwawe, umutima wawe worohere guhinduka, ube mubo ijuru rizi. Wibuke ko twese inyuma dusa, iyi mirimo twese turimo turayikora, kandi nuko Imana ibishimirwe kwidushoboza no kuyikora. Ariko mu mutima wawe harimo iki? Mu mutima wawe haravuga iki? Mukuri ndani ahatabonwa n'abantu haravuga iki?
ndagira ngo ibitambo ntibigushuke, ibishimwa n'abantu ntibidushuke. Wibuke ko ikintu Imana itazasuzugura ari umutima umenetse. Ndasaba ubuntu bw'Imana muri iki gitondo kugira ngo bukubeho, nawe ube mu bantu ijuru rizi, nawe ube mu bantu bahora biteguye. Iyo umuntu ahora yiteguye ko isaha n'isaha Kristo yaza, ntabwo agwa ubuguma hasi. Yagize ibyago akagwa, asaba Imana imbabazi n'umutima w'ukuri. Muri aba bantu ijuru rizi ntabwo bagira ibyaha biri premedite babanje gutekerezaho bapanga. Oya, niba ugituye muri ubwo buzima, uri mupanga icyaha uzakora ejo, uri mupanga icyaha nimugoroba, uri mupanga icyo uhagazemo uyu munsi n'icyo ukomerezemo, ni ukuri ndakubwira kuri muri abo ngabo bashobora kuba bahanura, bashobora kuba bakora imirimo, ariko ijuru rikazakubwira ngo ni ukuri ntabwo nigeze kukumenya. Byaba ari akaga ko warabaye mu nzu y'Imana, byaba ari akaga ko warumvise amagambo yose ujya wumva y'Imana, byaba ari akaga gukorera umurimo w'Imana, bya bitambo byose ukabikora hejuru y'umutima wuzuyemo gukiranirwa. Ni Imana itarobanura ku butoni mu kugira neza, ariko ni n'Imana itazarobanura ku butoni mu guhana. Mu gihe cy'urubanza ntizarobanura. Imirimo yawe izaguherekeza ariko wabanze umutima umenetse, ariko imirimo yawe ntizagutsindishiriza, umutima wawe nuba wanduye. Ndagira ngo ufate akanya gato ko gusenga, usaba Imana imbabazi niba hari aho wumva uzikeneye, usaba Imana imbaraga niba wumva warababariwe kandi ubaye mu buzima bwo kwiyeza. Turarimba ya ndirimbo ivuga ngo isi izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ejo ntazibeshya ubugingo, ejo imirimo y'inyuma ishimwa n'abantu itazanshuka nko kwa mufarisayo yarayigwijije. Gutanga amaturo ni byiza, bifite umumaro. Kuririmbira Imana ni byiza, guterana ni byiza. Gutanga ubutunzi bwacu bugakora ibikorwa by'ivuga butumwa, ibyo byose ntako bisa. Ariko umutima wawe uri mwigisha utimana, umutima wawe uravuga iki aho abantu batareba? Umutima wawe uravuga iki iyo uri wenyine? Niyihe migambi urarana? Imana igutase uryamye ku musego wawe, yasanga iki mu mutima wawe? Ndagira ngo utamera nk'urira Simoni umukonikoni washaka kubabagarira yombi, agashaka imbaraga z'Imana ariko n'imbaraga z'ubukonikoni ataziretse. Muri twebwe harimo benshi bagabagarira yombi, arashakira imbaraga mu bapfumu ariko arashaka n'ubwiza bw'Imana. Ibyo bintu ntibibaho, ntabwo bibaho.